Red Life. Red Life. Red Life. Duheruka Gakuru ashaka kwiyahura nuko agafata icyemezo. Iyi ni inkuru y'ubuzima ya 34 kuri Red Life. Iki ni igice cya kabiri, inkuru ya Gakuru na Gatoya agira mukuru we umucakara we. Nkuko mubimenyereye, ndi Nahimana Dieudonné. Twakomeje. Gakuru yumva umunaniro afite, yumva ashaka kwiyahura, nuko afata icyemezo. Ariko cya kigabo ati kwica inkoko sibyo byatuma mpfa, kandi ko aramutse anamureze bamukubita zigahora, aho kugira ngo akomeze abe umucakara wa murumuna we. Arabyemeza ati ikibuno ni icya leta, wenda bagitose giteteme, ariko mboke kuri ingoyi ya murumuna wanjye yo kuba ntakiruhuka, sindya akaryoshye, nkarara gutunda mu mbeho. Sinkine atekereza byinshi byose bibi akorerwa na murumuna we, ngo nuko amubikiye ibanga. Ubundi araturika ararira. Amaze guhora afata nanjoro arahira. Yahira noneho umutwaro we umwe gusa. Murumuna we ategereza ko bamubwira ngo naze yikorere, araheba. Ubundi Gakuru ajya guca inkoni, akurebera inkoni nziza y'umunzenzi. Nuko guhiga inkoni nziza mu biti byari hafi aho ku nkombe y'amazi. Murumuna we wariho yikinira n'amazi aho yaramubonye, aramuhamagara ati niko shaka ko wagwishije ngo nze nkukorere, nkushorere tuzamuke. Undi nawe kubera umujinya n'ikiniga aramureba, aramwihorera. Indaca inkoni ayigegena neza, arataha. Gatoya yabonye ko nta mikino igihari, nuko nawe yegura kuma ke asigara yiyahirira. Ku mutima avuga ati noneho uriya munyagwa mwene data sindamukira, namuhemukiye kenshi, ariko ndabona noneho uyu munsi yabishe, araza kwihorera. Gakuru ageze mu rugo iwabo baratangara cyane, batubanza noneho ingurube yarebye hejuru, cyangwa se yakandagiye mu musigiti. Muze murebe. Noneho Gakuru yongeye kugera mu rugo mbere ya Gatoya. Gakuru atura ubwatsi, bamubaza uwamurikije ubwo burozi bw'ubunebwe bwamuteraga kugera mu rugo nyuma ya murumuna we, bukamubuza gukina n'abandi bana ku muhanda, bukamubuza na peti yo kurya imigati n'imbuto babaga babazaniye, ahubwo akazihera murumuna we atarasubiza. Undi aba aravuze ati yaraburutse kabisa, dore n'amaso ye yatukuye, ahubwo natubwira uwo muvuzi tujye kumugororera. Nyamara ntibamenye ko amaso yatukujwe n'amarira yarize. Nuko Gakuru araceceka, bamubaza aho murumuna we asigaye, nabwo araceceka, ahubwo ahambura ubwatsi avanamo inkoni yari yaciye, yanayigegennye neza. Ubundi ayihereza nyina. Arangije afata amazi atosa ipantaro yari yambaye ahagana ku kibuno, ubundi aryama yubitse inda hasi. Abwira nyina ati ngaho nkubita mama, sinzongera rwose, mpana. Nyina ati se nkuhana kuko wakoze iki? Undi ati mpana yewe ndaba nkubwira. Nyina ati banza umbwire. Gakuru amwibutsa ibya ya nkoko yapfuye, amutekerereza uko byagenze, ko bapanze ikinyoma ngo bamubeshye, kuko bumvaga bataramukira. Anamutekerereza ubucakara bwose yabayemo kuva yakwica iyo nkoko, akabeshya ko ari inka yayikandagiye, ubundi maze agahinduka umucakara wa murumuna we. Abarondorera ibyo murumuna we yamukoreye byose, ngo akunda murindira ibanga. None akaba ageze ku gasongero ko kwihangana, akaba abona icyaruta ari ukuvugisha ukuri, agahanwa ubundi agasezerera ubucakara bwa murumuna we. Ati mama sinkusaba imbabazi kuko igihe cyararenze, ahubwo mpa nuko ubishaka kuko ndabikwiye. Umuhungu yarangije kuvuga ibyo, abari aho bose amarira yaguye, yaba se yaba nyina yaba na bashiki be. Nuko bose bamaze guhora, nyina araterura ati umuhungu wanjye Gakuru, nkusabye imbabazi ahubwo ari njyewe, kuko byose ni njye wabiguteye, kuko sinari nzi ko byageraho. Umuhungu ati ese gute mama? Abari aho nabo batega amatwi. Nyina arakomeza ati mwana wanjye, wibuke ko mukimara kwica inkoko nahise magera, burya nari nakubonye nkiri ku irembo, nibonera neza uko majaguwaye kubisa inkoko utabishaka, kubera inka yari imikwiyama, kuko nyine urabizi ko rimwe na rimwe igishaka kuzana ibintu byo kwica. Narakwihoreye rero,
ngo ndore niba koko mujya mumbeshya cyangwa niba mumbwiza ukuri, bityo ngo menye uko nzajya mbitwaraho cyangwa se mbafata. Nyamara mwahisemo kumbeshya. Njye rero nari nkitegereje ko uzaza kunsaba imbabazi, kuko n'ubundi nari narazikugiriye igihe nkubona uyica, nubwo bwose utabikoze nkana. Imbabazi narazikugiriye, hari hasigaye ahawe ngo uze kuzinsaba ngo ubundi nziguhe, kuko n'ubundi ni izawe. Nyina yarangije kuvuga ayo magambo, Gakuru ntiyamenya aho amarira aturutse, nuko ararira cyane. Ku mutima we akibuka byose uko byagenze, ko yanayisha atabishaka, akibuka uko yacakajwe na murumuna we kandi yaranababariwe. Ubundi amarira akisuka, n'abari aho nabo barababara, ariko nyina nta kindi yari kubikoraho. No mu buzima busanzwe nk'uko natangiye mbivuga, ibi bitubaho kenshi. Tugira amakosa, ariko ikitubangukira ni ukubeshya ngo twikureho ikosa aho gusaba imbabazi. Bamwe twagize cyangwa se dufite ababyeyi batajya baca inkoni zamba, bakabigira kenshi, bikarangira tubonye ko kubasaba imbabazi ari uguta inyuma ya Huye. Yewe hari n'ababyeyi baza bakubita batabanje no kubaza uko ibintu byagenze, bityo bagakura umutima abana nabo bagafata ingamba zo kujya babeshya gusa. Ikindi, hari ubwo tujya dufatirana abantu ngo nuko tubafitiye ibanga tukabagira abacakara bacu, cyangwa se abaridufitiye tukababera abacakara. Umuzigo ikinyoma cyatwikoreje ukaturemerera hafi kwiyahura. Nyamara ukuri no gusaba imbabazi ari byo byonyine byabidutura. Ibuka hahise hawe, wasanga byarakubayeho. Ushobora no gusanga biri kukubaho uyu mwanya uduteze amatwi. Nimba bitaranakubaho, ni amahirwe kuba ubyumvise. Fatiraho wirinde ko byazakubaho. Ibi kandi twabigereranya na benshi babikije ibanga Kigali cyangwa se undi mujyi uwo ari wo wose, bakava mu cyaro bakoze amakosa runaka ntarondoye, bakaza kwihisha muri Kigali. Mu minsi ya mbere bikabahira kubw'impamba baba baje bitwaje. Umunyabwenge agakoresha neza impamba ye akayishakamo akazi. Wenda tuvuge ko wabonye ko ubuyede ugakora ukandikirwa, ukabona ni byiza kuko umubyizi umwe wo mu mujyi uba ukubye uwo mu cyaro. Nyamara rimwe bikicurika, impamba igashira, ku kazi ugatinda kwishyurwa. Ubundi utwuriye ukaduherekesha isengesho uti Mana umpe kutajya kwa ntawe utuma undi, umubyizi ntarawucyura. Mu kazi yaterura ihene ihetse ibuye akaniha, yanayiterura ritariho nabwo akaniha. Banamubaza impamvu agasubiza ko ari kurwana n'ibishaka gusohoka, kandi ko biramutse bisohotse yaba atakiwucyuye ngo yahita asonza. Agafata icyemezo ati ibi ntabyo, agahindura akazi akajya kugasima, akaba umukarani, akabona ari byiza, agafaranga kikubye kandi ntabyo gutegereza icyumweru cyangwa icyenzeni. Nyamara bikongera bikicurika kubw'umunaniro atamenyereye, indwara zikamusura akanegekara atagira umurwaza. Utwo yabitse tugashiriraho, yatekereza gusubira iwabo akababwa, ariko yaba umugabo agafata icyemezo agataha aririmba urwo yabonye. Wenda yanagera mu rugo agasanga yarababariwe kera. Niba iyi nkuru wayikunze, bitwereke ukora like, unasangiza abandi, ukora share, kandi kugira ngo utazacikwa n'inkuru ikurikira kanda subscribe niba utarabikora, unakande ku nzogera iri iruhande rwa subscribe kugira ngo ujye ubona notification. Ntimuzacikwe n'inkuru y'ubuzima ya 35 kuri Red Life. Turabakunda cyane, mugire ibihe byiza. Njye nk'ubusanzwe ndi Nahimana Dieudonné. Shimire cyane niyo nshuti Eli na Leon Fidel. Turabakunda pe, turabakunda cyane. Red Life. Red Life. Red Life.